Ishimwe Thierry umusore w'imyaka 20 yabashije kwiyahura ahubutse muri etaje yo kwa Makuza mu igorofa ya 13. Abivuga ko yasanganywe urwandiko aho yasezeraga bamugiriye neza, ariko nanone avuga ko arambiwe ibibazo by'isi. Hari ibintu byagiye bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko hari icyo ubuyobozi bwa polisi nk'ubwatabaye bwabashije kubivugwaho, ndetse hakaba hari n'abantu bashije kuba bahagera mbere bose bagiye babivuga mu buryo butandukanye. Ariko tuganira na BTN hari icyo batangaje ushobora kuba wamenya, ndetse n'abantu babibonye neza. Reka dukurikire twumve. Umuvugizi wa polisi ku rwego rw'umujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire aganira n'itangazamakuru yadutangarije ko aya makuru bayamenye kandi banatabariye ku gihe. Anavuga ko umurambo wa nyakwigendera wese werekezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Murakoze cyane. Mu masaha ya saa 9 n'iminota ya 10 umusore witwa Ishimwe Thierry yamanutse mu igorofa ya 13 y'inyubako yitwa Makuza Plaza. Amanuka rero ahita yikubita hasi, gusa hasi ashiramo umwuka. Polisi rero nari boneze neza yuko tugerayo kuko dusanga umusore yamanutse mu gorofa yikubita hasi ahita apfa, ariko imyenda yari yambaye akaba yari afite mu rwandiko avuga ko arambiwe isi, akaba anashimira abantu bamubaye hafi. Bigaragara ko rero yari afite umugambi wo kwiyahura. Yego, nuko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Umurambo rero ukaba watwaye Kacyiru kugira ngo usuzumwe hamenyekane icyabiteye. Hari urwandiko bafite rurimo ariya bari kuvuga ko ari umukobwa wamwanze. Umukobwa ushobora kuba yamwanze, yanditse n'urupapuro baragufite ari abayobozi bari kurusoma. Gusa nyine biteye ubwoba, birababaje cyane. Bavuga ngo hano kwa Makuza hahanutse umuntu hejuru. Yego, ndaje nsanga nyine aryamye ari hasi yashizemo umwuka. Inkuru ibabaje cyane. Njye nandi hafi hano ndi kugenda ngiye kumva ikintu kikubise hasi, nza nirukanga. Nageze nsanga umuntu uryamye mu muhanda, bigaragara ko yarangije gupfa. Yari umusore. N'ibintu bibabaje, by'ukuri n'ibintu bibabaje ukuribaza. Mu bigaragara ni mutoya pe, uyu muntu azize iki, habaye iki gituma umuntu yambuka ubuzima? Birababaje. Hari umuntu wiyahuye, hari umuntu wayiyahuriye, uzi ko nyine yikubise hasi, nanjye nasanze ari hasi, ntabwo nabonye ari hasi, yituye hasi nyine amaraso yari kuva mu mazuru, umuntu uje mu matwi n'amano uje n'amagufwa yari yatarutse. Ushobora kumuburahiza ukumuburahiza twumvishe no mu myitozo kureba ibintu bibabaje kandi bitangaje. Ibintu biteye n'agahinda buri wese asongera ukuntu ko ntabwo twamenye ikintu cyavuye mu kuboko k'umwana rufite n'amagambo menshi, ntabwo twamenye amagambo menshi. Nyine dukuriye nyine tuje kureba nyine bibaye, tuje dusanga nyine umuntu yaguye hariya hantu kugira ngo amwihebe mu bitaro. Hagera rero tubona utagikunde amaso ari hejuru yasamye, ubwo rero tukuramo ku bakuru barabisoma amaso hejuru ibyo basoma. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko ibyakozwe n'uyu musore bidakwiye ko kwiyahura si cyo gisubizo cy'ibibazo waba ufite ibyo ari byo byose. Bakavuga ko hagakwiye kuzajya hashakwa ikindi gisubizo mu gihe uba ufite ibibazo ubona byakurenze. Waje ntabwo ari umuti w'ikibazo, byagakwiye wenda kuvuga ikibazo afite, wenda akaba yagishyira nko mu miryango ikaba yagikemura,
ntabwo kwiyahura ari wo muti w'ikibazo. Ari indwara z'ubona ariko nyine ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Nubwo hari n'ibibazo tuhura nabyo biruta n'ibyo wenda yaba afite ariko ntabwo ariko twese twakiyamo. Hari igihe umuntu abiterwa n'uko hari igihe umuntu afite inshuti zitari zabasha kwakira ibibazo afite, hari igihe umuntu aba afite umuryango abasha kwiyumvamo, bigatuma bafata umwanzuro ku giti cye cyo kuba yakora iki gikorwa nk'iki kigayitse kubera ibibazo bigenda byamurenze. Naseka ariko tubona twese nyine natwe biraducanga cyane. Umutekano ukabije ukomeye cyane bagomba kwakira cyane. N'abajya binjira bakabasaka bakabanza bakabareba bakamenya icyo umuntu yinjira aho hantu kuko urabona ko biteye ubwoba biragenda rwose. Nyine akenshi usanga buri umwe wese avuga uko ari kubitekereza, ntabwo wamenya ikibazo nyine. Hari igihe abantu baba bafite ibibazo byinshi akumva ko igisubizo cyabyo ari ukwiyahura, ariko siko biri. Ikintu badufasha hagati aho ngaho nyine ni ukongera umutekano mwinshi muri ino nyubako, sekirite nyinshi n'ibyo. Ariko se nibagize ubwenge bwo gufata urwandiko akandika, yari afite no gutekereza kuri icyo kibazo gituma yiyahura, akavuga ati ubuzima burakomeza, nta kibazo na kimwe cyatuma yiyahura kibaho. Hanyuma nanone hari ibindi bintu byigeze kubera ku nyubako yo kwa Makuza. Ntabwo ari ubwa mbere habera igikorwa cyo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Muzi neza ko mu kwezi kwa 9 2019 ndabyibuka niyo nkuru twarayikoze, habaye nanone ikindi gikorwa nk'iki kibi cyambura ubuzima umuturage w'u Rwanda, aho umukobwa yazamutse muri etaje yo kwa Makuza, muri yitwaga icyo gihe Makuza Peace Plaza, ndumva ubu ngubu izina ryarahindutse. Uwo mukobwa yahise azamuka etaje yitwaga Hatangimana Scholastic. Uyu Hatangimana Scholastic icyo gihe yiyahuye ku itariki 7 Nzeri 2019. Nawe yarazamutse, ngira ngo niwe wa mbere wahiyahuriye, afata umwanzuro wo kwiyahura. Nabwo icyo gihe mu itangazamakuru byaciye igikuba cyane, abantu banagaruka cyane babivugaho bavuga ukuntu ngo icyatumye yiyambura ubuzima cyangwa icyatumye yiyahura icyo gihe bavugaga yuko ngo ari umusore bakundanaga wari wamubenze nawe afata umwanzuro wo kwiyahura. Abandi bakavuga yuko yari afitanye ibibazo by'amakimbirane n'umuryango we kuko hari ahantu yarererwaga, bityo akaba yarafashe umwanzuro wo kwiyahura. Ariko icyo gihe mu itangazamakuru abamureraga by'umwihariko nyirasenge w'uwo mukobwa wasimbutse umuturage wa Makuza Peace Plaza hamwe n'umugabo we, icyo gihe batangaje yuko hari icyo bavuze. Icyambere bavuze yuko batunguwe kuko uwo mwana ngo yarafashwe neza mu muryango kuva yabura ababyeyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Icyo gihe murabyibuka byavuga mu itangazamakuru, bavugaga ko ngo Scholastic yafashe umwanzuro wo kwiyahura kubera ko ngo yagiranaga amakimbirane n'abamureraga. Hanyuma umuryango we uza kunyomoza uvuga yuko nta kibazo na kimwe yari afite mu muryango. Ikindi kandi nibyo avugaga yuko ngo hari umusore watumye yiyahura, nabyo hari icyo umuryango we wabitangajeho. Scholastic Hatangimana bakundaga kwita Skora yiyahuye yasimbutse mu igorofa rya 4. Icyo gihe